Bavandimwe bakristo, Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Mukangenza Alphonsine, ndi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Turashimira Kiliziya ikomeje gukorana n'ubuyobozi bwite bwa leta. Natwe uyu mwanya tubafitiye ubutumwa butari butinde, ni ubutumwa bwahariwe umuryango. Turi mu cyumweru cyahariwe umuryango, ni icyumweru kizasoza ku itariki 13 z'uku kwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Ubu butumwa ntabwo ari ubwanjye, ni ubutumwa bw'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu. Iyo tuvuze ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, ngira ngo murabyumva, muhita mwumva nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubutumwa rero afitiye imiryango, arashaka ko imiryango dufite iba imiryango itekanye kandi ishoboye. Iyo tuvuze umuryango utekanye kandi ushoboye, ni umuryango ufite amahoro, ni umuryango abawurimo bishimiye ko ari abantu b'Imana, ariko bakaba bishimiye n'igihugu cyabo barimo. Ikindi adusaba ni ukwita ku burere bw'abana. Abana ni umugisha w'Imana. Iyo rero umuryango udatekanye, mwese murabizi, ntabwo bijya bikunda ko umuntu atanga icyo adafite. Ni ukuvuga ngo niba umuntu afite uburere bwiza, niba umuntu ari inyangamugayo, niba umugabo n'umugore bari abubaha Imana, ari abanyarwanda bafite indangagaciro, n'abana babyaye bazagira indangagaciro. Baradusaba rero ko tumenya abana. Turiho turabona abana bari mu mihanda, turiho turabona abana badafite uburere, kandi umuryango tuzi ko ari ryo shingiro rya byose. Ni ukuvuga ngo niba umugabo adafite uburere, umugore akaba adafite uburere, ntabwo bizakunda ko abuha abana be. Mu butumwa ubuyobozi bukuru bw'igihugu butubwira ko no mu bitabo bitagatifu Bibiliya tubonamo amasomo atwigisha ko tugomba kubona umuryango mwiza. Nabaha nk'urugero, muri Matayo ni igice cya 5 umurongo wa 16, havuga ngo urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurikizeho gusingiza so uri mu ijuru. Ni ukuvuga ko tugomba gukora ibyiza. Nitutabasha gukora ibyiza, ntabwo tuzaba tugaragara nk'abasingiza Imana. Ikindi, nyakubahwa Jeannette Kagame mu isengesho ry'abayobozi bakiri bato wa 31 Kanama uyu mwaka yagize ati, urugo ni u Rwanda ruto, urugo kandi ni ijuru rito. N'umwana w'Imana yavukiye mu muryango, twese turabyemera. Imana yaduhaye igihugu, iduha indangagaciro, iduha n'ubwenge, tubikoreshe neza. Ijuru duharanira tubanze turyubake hano ku isi. Koko niba turi abakristo, niba twiteguye kujya mu ijuru, mureke twubake ijuru rito mu ngo zacu. Nitwubaka ijuru rito mu ngo zacu, ntituzabona abashakanye batumvikana, ntituzabona abashakanye barwana, ntituzabona abashakanye bicana. Hano birashoboka ko hari ababyeyi bibana batakiri kumwe n'abo bashakanye, hari n'abatarashaka, ni ngombwa, ariko twese duhurira mu muryango, kuko uko byagenda kose umuntu yavukiye mu muryango. Rero turasabwa kubaka umuryango mwiza. Ni ukuvuga ngo igihe udafite uwo mwashakanye, ndetse yenda n'abana barashatse, icyo usabwa na wa muryango ukwegereye urasabwa kuwegera. Ndetse niba waragize n'amahirwe yo gushyingiza,
turagusaba ko wahamagaza abana ukabaganiriza, ukababaza uko bameranye mu miryango. Turabona imiryango isenyuka, kandi nk'uko mwese mubizi umuryango niho ishingiro ry'igihugu rihanze amaso. Ntabwo wavuga ngo ufite igihugu udafite umuryango utekanye. Iyo tuvuze umuryango ushoboye rero turasaba ko abantu bakura. Twumvise padiri avuga ati hano turamo abakristo ariko harimo n'abajura. Hari abantu usanga bafite ubunebwe, ukabona mu kubaho kwabo arashaka kurya adakora. Ntabwo rero bijya bikunda ko umuntu arya adakora. Ni ngombwa ngo umuntu akoresha amaboko abone igitunga umubiri. Abantu rero nibashishikare bakore. Ikindi dusaba imiryango ni ukuganira. Nta muntu udacumura ku isi, ndetse n'uwo mubana ushobora kumucumuraho. Byaba bitangaje rero umuntu ashobora kuza hano mu kiliziya avuga ati nje gusaba Imana imbabazi, atigeze asaba uwo bagiranye ikibazo imbabazi. Turasaba ko abantu babaho baciye bugufi, buri wese akumva ko aho uburenganzira bwe rangirira ari naho ubundi butangirira. Birasaba rero ko abantu biga gusabana imbabazi. Niba wakoshereje uwo mwashakanye, tera intambwe umubwire uti muvandimwe mbabarira, kandi dukomeze twubake umuryango mwiza. Ikindi ni ukuganira. Turabibutsa ko abashakanye ntabwo baganirira muri salo, ntabwo baganirira mu cyumba cy'abana, ntabwo baganirira ku marembo. Abashakanye baganira mu cyumba cy'abashakanye ku bitagenze neza cyangwa se ibyagenze neza. Ni ukuvuga ngo urugo rwubakwa n'abantu babiri. Abo bantu babiri rero nibo bahora bavuga bati hari ikitagenze mu rugo neza, bakiherera mu cyumba cyabo bakakiganiraho, bakahava bafite igisubizo. Ikindi icyagenze neza ndetse n'icyo bateganyiriza urugo nabwo bakiganira nta wundi muntu uhari, n'abana badahari, kuko abana bashinzwe kuba mu muryango tukabarera bakaba abana beza, ariko ntabwo bashinzwe gutekerereza urugo umunsi ku wundi. Bityo rero nicyo muteganya, mujye mukiganira muri babiri, kandi mukiganirire mu cyumba cyanyu mwakinze muri babiri gusa, kugira ngo bitaba ibishengura abana cyangwa se abana bakaba babijyana hanze batazi impamvu yabyo. Turabashimiye rero, dushimiye kiliziya iduhaye umwanya, kandi namwe turabashimiye ko mugiye kubaka imiryango myiza, ndetse n'ahari hari utubazo mukabasha kutuganiraho tukarangira. Imana ibahe umugisha.